twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba Rayon yacu aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Ubu ni umuhanzi bita Twizeyimana mu ndirimbo nshyashya akomeza kugenda ahimbira ekipe ya Rayon Sport. Ngira ngo muri gukomeza kugenda mukumva mu kiganiro cyacu tugiye kubagezaho, n'ubundi tuba turi mu makuru akomeza kugenda avugwa mu ekipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Turibuze gukomeza kugenda tubabwira ibigezweho mu ekipe ya Rayon Sport. Turaza guhera ku bakinnyi ekipe ya Rayon Sport igomba gukoresha ikina n'ikipe ya PRC mu mukino wa derby. Umukino nabonye bakomeje kugenda bavuga ngo ni umuhuro, ariko kandi aba ari umukino ukomeye cyane, umukino w'amateka, umukino ugomba guhuza ikipe ya PFC ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ahangaha turakomeza kugenda tureba abakinnyi bakomeza kugenda bavuga muri ikipe ya Rayon Sport bagomba gukina ku munsi w'ejo. Ekipe ya Rayon Sport iratangira imyitozo. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tugarukaho muri iki kiganiro, tureba byinshi. Turaza kureba abakinnyi batatu b'abarundi bari kuvugwa muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse ekipe ya Rayon Sport ikaba yatumijeho igitaraganya ko bagomba kuza bagakora imyitozo bakomeza kugenda bitegura umukino ekipe ya Rayon Sport ifitanye n'ikipe ya PRC. Ntabwo ari bo gusa, muri PRC naho haraturuka batatu, abakinnyi bakinira ekipe ya PRC bagera kuri batatu bagomba kuza mu ekipe ya Rayon Sport nyuma y'ikipe y'igihugu Amavubi, ariko kandi abatari mu ekipe y'igihugu Amavubi bo bagahita bajya gutangira imyitozo ekipe ya Rayon Sport imaze kubakubita amafaranga. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tugarukaho. Turaza kureba abo bakinnyi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bavuga muri ekipe ya Rayon Sport, abagomba kujya ku biro by'ikipe ya Rayon Sport kongera amasezerano kugira ngo nabo bakomeze kugenda bareba uburyo bakomeza kugenda bafasha iyi ekipe ya Rayon Sport. Byose n'ahandi wabisanga rero atari kuri Rayon yacu TV, by'umwihariko kuri wakoze subscribe ariko kandi ukibuka no gukora kunzogera. Reka nkubwire ngo nta handi uzigera ukura amakuru y'ingenzi, amakuru agezweho atari kuri Rayon yacu. Ubu ati nzakugwa inyuma. Reka duherere mu bitekerezo by'abakunzi bacu bakomeje kugenda batanga, abanyuze muri comment ndetse n'abakomeje kugenda batwandikira kuri 0788476591. Uyati ni Dani ati reka APR yadutsinda Rayon Sport n'abakinnyi ifite kuko ntiyari yitegura. Ati nibahakanire. Turakomeza kugenda tukubwira ikipe ya Rayon Sport ihagaze bwuma. Ikipe ya Rayon Sport ni amakipe yiteguye kabisa uyu mukino. Undi yitwa Demokarasi Jean Pierre ati uwo mukino niba aho ikipe zizasohoka kuko nizo ziteguye kuturusha. Akomeza kugenda kandi avuga ati uwo mukino ugamije iki? Amakipe nta myitozo koko, aho si ugushaka gusebya ekipe imwe, nibyo ariko ntibyari ubu. Undi yitwa Gifton God David ati ni David imusanze, ndabakunda cyane gusa ngeweho mfite ubwoba. Ese Rayon iribaza iki ko ayandi makipe arimo gusinyisha abakinnyi? Turakomeza kugenda tukubwira abakinnyi ikipe ya Sport nayo igiye gusinyisha. Yitwa Simunga Jean Pierre ati bazakine na Polisi kuko niyo baha ibya mirenge, naho na APR kuko Rayon barayisenye ntako batagize. Undi yitwa Simunga Jean Pierre ati bazakina na Polisi. Undi ati bamwita Zigirimena Emmanuel ati mwaramutseho ni gute tiketi zizagurwa? Turakomeza kugenda tubibabwira. Uyu ati turabakunda cyane. Uyu kandi yitwa Isaac from Zambia ati iyo baruwa ya Ferwafa ntabwo isaba ahubwo irategeka, none si imikino ya gishuti. Komeza kugenda atanga igitekerezo kabisa, avuga ati imikino ya gishuti ati by order ati Ferwafa itangiye kuvanga ibintu, uwo mukino reyizawureke bayitereye mpaga. Ni byinshi bakomeje kugenda bagarukaho. Uwitwa Gasingwa Felix ati reka nta mukino wa gishuti wa Rayon na APR ubaho. Uwitwa kandi uyungu ati iby'umukino APR na Rayon Sport nanjye nari maze kubyiyamiriza kuri Rugaju TV. Ati nitwa Jean de Dieu muri Nyamasheke APR izakine na Polisi
ni byinshi bakomeje kugenda batanga. Twagira Mungu Anastasi ati uwo muhuro bazareke polisi na APR bawukine nibo baha amafaranga ya mirenge. Uyu kandi yitwa Nkurikiyimana Edison ati dukeneye ikipe iryana. Uwitwa Ingabire Charlotte nawe igitekerezo cyawe twakomeje kugenda tukigaruka. Rurinda Isaac igitekerezo cyawe twakomeje kugenda tukigarukaho. Twizere ko rero mumeze neza. Uyitwa Nzabarinda Elia nawe igitekerezo cyawe twakibonye kabisa ati turabakunda. Ubwo twizere ko mwese mumeze neza. Reka rero tugaruke n'amakuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport. amarushanwa menshi harawasa na biha. Ubu nyiriwe ati amarushanwa menshi harahasa nka jihadi. Ati kabisa yakomeza kugenda agaruka muri byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane mu mateka y'ikipe ya Rayon Sport. Reka tugaruke muri kiganiro tureba byinshi bikomeza kugenda bivuga ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ndetse na Ministeri bayemereye yuko bagomba kuyihanayo amafaranga nyine yo na APRC agera kuri miliyoni 100. Izi kipe zombi ngo zikigabanira, byumvikana yuko ni miliyoni 50 kuri 50. Ikipe ya Rayon Sport yemerewe kwitabira irushanwa. Kandi koko ni mu gihe aya mafaranga ni menshi nta kipe yanga kugira ngo ibe yakwitabira ijye gukina umukino umwe. Ekipe ya Rayon Sport mu rwego rw'uwita ikomeza kugenda yitegura. Ekipe ya Rayon Sport ikabagiye itumiza abakinnyi bagiye batandukanye. Mwakomeje kugenda mwumva ekipe ya Rayon Sport igirana ibiganiro n'uwitwa Niyonteze Fred. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi ukinira intamba ku rugamba, akaba asanzwe ari mu ekipe y'igihugu y'intamba ku rugamba. Ekipe ya Rayon Sport bamaze kumumenyesha ko igihe amara gukina imikino y'intamba ku rugamba agomba guhita aza mu ekipe ya Rayon Sport agasinyira miliyoni 17. Ekipe ya Rayon Sport yari yaramwemereye. Mu gitondo hazindutse inkuru zivuga yuko ikipe ya Mukura yabitangiye kugenda imugera amajanja kuri miliyoni 15 ngo kubera ko ikipe ya Rayon Sport ibyayo yakomeza kugenda ibitwara gake. Ariko nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport ibonye ko igiye guhita yitabira iri rushanwa itangiye guhita igenda ihamagara abakinnyi kugira ngo ibe bashyira umukono ku masezerano. Nago ari Niyonteze Fred gusa ukomeza kugenda avugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Undi bamwita Hamis Cedric Cole. Uyu nguyu ntago nibwo mugarukaho, ngira ngo muramuzi. Yakomeje kugenda avugwa mu ikipe ya Sport umwaka ushize w'imikino, ariko bikomeza kugenda bivugwa ko yashakaga kuza akajya kinira umushahara gusa. Ariko ngo abantu bakomeza kugenda bambwira ati ni gute umukinnyi nkawe ujya mu ikipe nka Rayon Sport nta rukritem. Gusa kuri ubu ngubu biravuga ko ibiganiro byagenze neza hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse na Hamis Cedric, ku buryo Hamis Cedric ari umwe mu bakinnyi bitezweho kuba bakina iri rushanwa rizahuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APRC. Umukino bise uwo muhuro, ariko ni umukino nyine ebana kabisa ubu utavugwaho rumwe. Ni umukino uba ukomeye cyane, umukino uhuza ikipe ya Rayon Sport nyine n'ikipe ya APRC aba ari derby. Undi bamwita Nibozonyiza Saido. Uyu ni umurundi wakinira ikipe ya Simba Sport Club ndetse uyu akaba ari top scorer muri ikipe ya Simba Sport Club. Akaba nawe ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda igirana ibiganiro n'uyu mukinnyi ndetse n'ibiganiro bikagenda neza. Ekipe ya Rayon Sport yamenyesheje ko igihe yaramuka avuye mu ntamba ku rugamba agomba guhita aza mu ikipe ya Rayon Sport agakomeza akaba yatangira n'imyitozo ndetse agasinyira n'ibyo bemeranyijwe n'ikipe ya Rayon Sport. Saido Nibozonyiza akaba ari umurundi wa gatatu utegerejwe muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Kagere na Jacques shuti ntibahusha. Ntago ari bo bakinnyi gusa bategerejwe mu ikipe ya Rayon Sport, hari n'abandi bakinaga mu ikipe ya APRC kuri bakomeje kugenda avuga muri ikipe ya Rayon Sport ko nabo bagomba gukinira ikipe ya Rayon Sport. Uri ku isonga bamwita Ishimwe Christian. Byakomeza kugenda bivuga ko ari mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Polisi, ariko uyu mukinnyi nyuma yo kumva ko ikipe ya Rayon Sport imushaka ngo yahise atera ishoti Polisi, kandi ikipe ya Rayon Sport yamwijeje ko ibyo ikipe ya Polisi yari kuzamuha ndetse n'ikipe ya Rayon Sport igomba kubimuha. Ishimwe Christian rero ahitamo kuba yakinira ikipe ya Rayon Sport aho kugira ngo akinire ikipe ya Polisi. Ubu nkuba n'ubutitsa nitwajaga kwa. Akaba ari umwe mu bakinnyi bagomba kwitaba ku biro by'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo kugira ngo bakomeze kugenda bagirana amasezerano n'ikipe ya Rayon Sport. Ntago ari we gusa ukomeza kugenda avuga muri ikipe ya Rayon Sport, havugamo umuzamu Ishimwe Pierre Mario. Uyu nguyu akaba yarasanzwe ari umuzamu w'ikipe ya APRC nawe ukaba yarasezerewe. Ikipe ya Rayon Sport nayo ikaba yabona ko uyu muzamu agomba kuza akajya muri ikipe ya Rayon Sport bakagirana ibiganiro. Ni mu gihe kandi uwitwa Kadim Diaye uyu nguyu nawe agomba kwitabira
kwitabira izi match yase iyi match igomba gusa ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APRC kugira ikipe ya Rayon Sport kuko ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sport biracyakomeje ariko ntibirarangira ariko kandi ikipe ya Rayon Sport ikaba musabye ko agomba kwitabira uyu mukino ugomba gusa ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APRC gusa kuri Shimwe Pierre wenyine byumvikane ko azakina yamaze guhabwa amasezerano. Isisibanirwa ishaka isaro ry'Inyanza ntabwo ari abo bakinnyi bakomeza kugenda bavuga mu ikipe ya Rayon Sport mu ikipe ya APR gusa kuko ari kuvuga uwitwa Ombolenga Fitina akaba ari umwe mu bakinnyi bari mu ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu mukinnyi akaba yarakomeje kugenda atangariza n'abamuri hafi yuko nta yindi kipe agomba gukinira atari ikipe ya Rayon Sport nyuma yo kuva mu ikipe ya APRC. Ati njye sinshobora kujya mu ikipe ya Polisi nkuko bikomeza kugenda bivugwa ko uyu mukinnyi yabenze ikipe ya Polisi yamaze kuyitera utwatsi avuga ko agomba gukina ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero ngo bakaba barakomeje kugenda bagirana ibiganiro ndetse uyu Ombolenga Fitina igihe azaba avuye mu ikipe y'igihugu Amavubi dore ko umukino bafite kuri uyu munsi ku isaha 12 agomba kuba ari mu ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya APRC. Byumvikane ko arava mu ikipe y'igihugu yerekeza mu Nzove. Nagara abo bakinnyi bonyine bakomeza kugenda bavugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Abo nabagera kuri 6 tumaze kubabwira bagomba kujya mu ikipe ya Rayon Sport. Basanga abakinnyi bagera kuri 5 bafite basanga abakinnyi bagera kuri 9 bafite amasezerano bagahita abakinnyi bagera kuri 17. Usengimana Faustin umukinnyi wakinaga muri Iraq uyu n'undi mukinnyi ukomeje kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport kagomba kwitabira iyi mikino ndetse akaba yahabwa n'amasezerano. Ntago ari we gusa ukomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport witwa Muhire Kevin uyu we n'undi asanzwe ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport avuga ati rwose muzangurira abakinnyi bakomeye ubundi nanjye ibindi muzabimbaze kongera amasezerano aho ngaho ngende tayari kuba nayongera. Ntago ari we gusa n'abakinnyi bagiye batandukanye bakomeje kugenda avuga muri ikipe ya Rayon Sport witwa Ngendahimana Eric Gasongo uyu ni umukinnyi wasoje amasezerano muri ikipe yambara ubururu n'umweru ariko kandi Ngendahimana Eric ati byanze bikunze nanjye ngomba kuba ndi tayari ikipe ya APRC kuyibabaza dore ko uyu musore muzi ko ari wakomeje kugenda yibabaza yaba ku gikombe cy'amahoro ndetse no mu mikino ya shampiyona igiye itandukanye yakomeje kugenda atsinda ikipe ya APRC. Ubu akaba ari umuhanzi bita Twizeyimana kabisa reka tubone kugenda tumusuza ndabizi adukurikira hano kuri radio yacu ukomeje kugenda avuga ati rwose Modric ako karirimbo kanjye ugaha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakumve neza cyane nizere ko mukomeza kugenda muyumva neza cyane. Witwa Ngendahimana Eric rero akaba ari undi mukinnyi ugomba kuba ari tayari kuba yajya muri ikipe yambara ubururu n'umweru yarasanzwemo kugira ngo yitegure gukina uyu mukino ugomba guza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APRC. Ntagarabo gusa abandi bana bagira kuri bane Kayiranga Baptiste aramaze iminsi akoresha mu Nzove abo nabo bagomba guhita biyongera ku bagomba kujya gufasha ekipe ya Rayon Sport gukina uyu mukino. Byumvikane ko abakinnyi bagomba gufasha ekipe ya Rayon Sport umubare urashyitse. Ufasha abakinnyi 3 b'abarundi ugafata abakinnyi 3 bandi bagomba kuva mu ikipe ya APRC ukongeraho Muhire Kevin ukongeraho uwitwa Usengimana Faustin ndetse ukongeraho umukinnyi bita Ngendahimana Eric ubwabo bamaze kuba abakinnyi bagera kuri 12 kongeraho umuzamu Simo Tamale bakabaye abakinnyi bagera kuri 13 kongera abakinnyi 9 bafite amasezerano abakinnyi 22 kongeraho abana ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ikoresha test akaba ari abakinnyi bagera kuri 26 ekipe ya Rayon Sport ikaba tayari kuba yakina iri rushanwa. Undi mukinnyi kandi nawe ugomba kuba ari muri abo ngabo Nsabimana Aimable uyu nguyu we ibiganiro byagenze neza n'ikipe ya Rayon Sport igisigaye no gushyira umukono ku masezerano kugira ngo uyu mukinnyi abe yakinira ikipe ya Rayon Sport. Ikindi kandi iri rushanwa ntago ari ngombwa ngo umukinnyi bafite lisanse n'umukinnyi udafite lisanse yemerewe kuba yarikina akaba ari mpamvu ikipe ya Rayon Sport yiteguye kuba yakoresha n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bari muri test. Ikipe ya Rayon Sport ikavuga ko nta kibazo cy'abakinnyi ifite ahubwo ikibazo yari ifite ari imyitozo. Ku munsi w'ejo rero ikipe ya Rayon Sport igomba gutangira imyitozo. Reka tubashimire iyi ni rero yacu TV twizere ko kabisa mukomeze kugenda mukora subscribe ariko kandi mukibuka no gukora kunzogera mwibuke no kutwandikira kuri 0788445691 ubundi mukomeze kugenda muri ibitekerezo. Imana ibarinde.